nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Ni Tuyisenge Lucy ugarutse mu kiganiro gira ubuzima bwiza mubyeyi utwite. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kamaro ko kunywa amazi ku mubyeyi utwite. Akenshi iyo umubyeyi yamaze gusama hari bamwe batangira kugira ibimenyetso bigaragaza ko basamye. Ibyo ngibyo tubyitaho cyane tugendeye ku byumweru by'inda. Akenshi ushobora gusanga ababyeyi bari munsi y'ibyumweru 16 bakunda kugira ibi bimenyetso nk'iseseme, ugasanga araruka rimwe na rimwe, ugasanga umubyeyi utwite ntabwo afite gushaka kurya. Ibyo rero ni ibisanzwe iyo bidakabije. Rero uyu mubyeyi utwite ibyo bimenyetso bijya bimuviramo kumva adakeneye kunywa amazi cyangwa amazi akamubihira. Nyamara amazi ni ingenzi cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ndi kwibutsa umubyeyi utwite unteze amatwi n'undi wese unyumva ko akwiriye kumenya ko kunywa amazi ku mubyeyi utwite ari ikintu cy'ingenzi cyane. Nubwo twavuze inda ntoya ikiri munsi y'ibyumweru 16, ariko kugeza igihe umubyeyi agiye ibyumweru 40 aba agikeneye kunywa amazi, cyane cyane na nyuma yo kubyara. Ababyeyi benshi rero hari igihe bakubwira ngo amazi yaratunaniye. Reka mbagire inama y'uburyo dukwiriye gukoresha amazi. Niba uri umubyeyi utwite ukwiye kumenya yuko kunywa amazi ari ngombwa. Icyo gihe ntabwo bigusaba ko wafata nk'iri cupa ryose ry'amazi ngo urinywere icyarimwe. Oya, tukugira inama yo gufata iri cupa ry'amazi ukagenda uyanywa gahoro gahoro kugeza igihe aya mazi angana na litiro 1 uri buze kuyarangiriza. Ntabwo rero twakubwira ngo uyanywere icyarimwe, ariko uko ugenda usomaho duke duke niko uza kwisanga mu gihe runaka rya cupa ryose ry'amazi wayamazemo. Iyo rero urangije ino litiro y'amazi ushobora gushyiramo ayandi mazi ukongera ukayatereka iruhande rwawe. Ibi wabikora uri mu kazi, wabikora uri mu rugo, ahantu hose waba uri, niyo waba uri ku rugendo ukitwaza rya cupa ry'amazi. Ugenda usomaho duke duke kuza kugeza igihe umunsi urangira umwe nka litiro 2 n'igice cyangwa litiro 3. Reka mbabwire akamaro k'amazi ku mubyeyi utwite. Iyo unywa amazi neza bituma umwuka wa oxygene wiyongera mu maraso yawe, kuko amazi agizwe na oxygene na hydrogene. Ni ukuvuga ngo umwuka wa oxygene uriyongera mu maraso, bityo amaraso akageza wa mwuka mu ngingo zawe zose z'umubiri ziwukeneye, ndetse akawugeza no ku mwana, umwana akabasha kugira umwuka mwiza uhagije. Ikindi, amazi akura imyanda mu mubiri. Biba byiza rero iyo umubyeyi utwite anywa amazi, bituma imyanda iri mu mubiri we igabanuka, akabasha kugira ubuzima bwiza. Aya mazi akurinda kurwara umutwe wa hato na hato. Ikindi, aya mazi akurinda ka gasereri ku mubyeyi utwite. Umubyeyi utwite nywa amazi kuko amazi ari ubuzima, ndetse natwe twese dukwiriye kunywa amazi kuko umubiri wacu urayakeneye. Murakoze cyane, na mu kiganiro cy'ubutaha. Bye, gira ubuzima bwiza mubyeyi utwite, ndabakunda.